nk'uko ubibona yitwa Bruce Melody igitangaza, aho ari kumwe na bodyguard mubi cyane, ndetse gusa ari kumwe na team ye, aho bari mu gihugu cya Kenya kabisa, bari muri tour yo ku maradiyo, aho ari kugenda promoting afunga match noneho iri mu rurimi rw'igifaransa, yajyanye na Kenny ndetse na producer Keys, murabazi muri 155 ni ibintu bimeze neza cyane, ndetse nkubwira ko Bruce Melody ari kwitegura gushyira hanze EP cyangwa se extended player y'indirimbo nziza cyane kabisa, muzaba muri kubyina muri sama. Reka rero mubwire ko muri Kenya rero agiye no kuba anahakorera video z'indirimbo afitanye n'ibyamamare bikomeye cyane muri kiriya gihugu, aho twababwiramo n'umwe bita Bien, umwe wahoze muri Sauti Sol. Ni benshi cyane rero bafitanye indirimbo na Bruce Melody bari muri Kenya, aho rero twakubwiramo bita Bahati, abo bafitanye indirimbo yise Diana. Ni Bruce Melody uri kubona kabisa, aho ubona ko imyambarire yahindutse.